ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Amaraso Arasama wanditswe na Niyonteze Fiacre unonosorwa n'itorero Indamutsa. Mbega amabanga ya kasha agahishi duhishe mu mitima yacu we. Hari abantu benshi tubona baseka neza ariko basekesha amenyo gusa kuko imbere mu mitima ho haba hasebwa. Mbega ukuntu imitima y'abagira nabi itera nabi we. Bantu mumena amaraso ya muntu nta maraso y'amazi abaho. Mukobwa ukuramo inda uzirikana ko yari amaraso ubumennye harya kandi ngo amaraso arasama. Dukurikira umukino. Ariko Muringa mbavuye mu birombe naniwe rwose rero mba ngusahaze ngo tuganire umfashe kuruhuka. Muri ese wari wakumbura umuntu muri kumwe? Gose muri nukuri ndagukumbuye shanyegera mugore mwiza. Mvaho risha winyegera kandi ntongere no kunkoraho. Koko koko siki ndeka nicatire n'inshuti zanjye. Mbabarira unyumve rwose. Nkumva siki koko nk'umugabo wabona ntagukumbuye. Uzi ko amezi abiri twaraburanye kandi tubana. Nukuri kose nyegera ndagukumbuye. Wamvanye izo njaba zawe risha. Kose ndetse ndyarya gusa. Rankumbuye zunkumbuye ibiki? Umuntu tuba mu nzu imwe urambwira ko nkumbuye ibiki koko. Ntituri kumwe. Umuri nuri umwana icyo nshaka urakiza. Ariko si icyo ushaka ni iki icyo ntacyo nagikoraho urumva. Ndakanecatire n'inshuti zanjye. Ariko muri ibi nuri kunkora n'ibiki koko? Ariko si ibiki ngukoraho. Kuki koko umeze inyuma y'urugo rwanjye kandi naragushatse nkagukura iwanyu urumva nkagusaba nkagukwa nkakurinda kuba igitegwajoro. Nigeze nguterura ntago nagukoye. Waramaze urumva. Ariko abagabo mwariraseye hanyuma se kuba warankoye biguha uburenganzira bwo kumpindura igikoresho cyawe. Bimindura igikoresho cyawe ra? Kutese washeze rero ngo urashaka kukugaruza inkwano mbese urashaka kumara amayawe boshye warandanguye. Ariko sibyo nigeze mbivuga njyewe. Ibyo birakureba utabivuze nihese nihera. Nakubwiye ko muri iyi minsi ntari muri mudu urumva mpa mahoro rwose mpa mahoro risha. Ndi mu karuhuko k'amezi 3. Wameza ngahe? 3. Ibintu byo kunkoresha uruhato narabyanze rwose mbabarira cyane. Ariko se ni gute wabura umugore wanjye tukamara amezi angahe ndi nyuma y'urugo? Marugo ni hehe ariko? Ubundi se uruhutse mwiki? Oya uruhutse mwiki? Ukora iki hano kikunaniza? Ngaho mbwira. Ko nta kazi ugira ko hangaha dufite umukozi ufite ikihe kibazo? Nanagushingiye iduka ricuruza imikufi n'amasahura byanga ngo ntushaka gukora. Ngushaka kwibera hano mu rugo gusa ushaka iki koko? Arangije kuvuga nanjye mvuge. Ngo ndashaka iki? Nyine ushaka iki? Ndashaka kumpa amahoro. Shaka ngo amahoro. Ese ubu ni kuki udatwita? Mwumve. Imyaka ibaye 2 tubana nta kana. None ushaka ko tujya no kwa muganga ngo twivuze. Ushaka iki koko mu by'ukuri? Ni munyumvira ni munyumvira ibinkomeretsa koko. Icyo kibazo nakuje kongera kukimbaza risha. Narakwiyamye. Nzatwita igihe nzashakira. Nzashakira nyine. Kandi urimo gusatira imyaka yo gucura. Ubwo rero wigize nkaho mbabarira cyane. Wigize nkaho ukunda abana. Ubakunda kundusha se? Ubakunda kundushara risha. Niga mu mwaka wa nyuma mashuri yisumbuye ukanterera. Subizanye ute? Nakubwiye ko ngutwiti uranyihakana. Unajyaga kuyikuramo. Kuva icyo gihe narakwanze urumva. Narakwanze bifate mu mutwe. Ibi byose n'umusaruro w'ubugome bwawe rero. Si nk'ibyo ubizanye ute koko? Si ubiteye. Ariko rwose naranabyemeye pe. Nabaye imbwa ndabyemera. Kandi nabisaba imbabazi. Umuringa wanjye. Mbabarira. Kiragiye umusore rwose n'ifaranga byaranshutse pe. Rwose nagusabye imbabazi keje. Rero mbabarira tubane twubake. Sinzi impamvu rwose mbona warampaye imbabazi za nyirarureshwa. Ibikomere waneye ntibirakira risha urumva. Bingenza gake rero. Wankujemo indasha. Wankujemo indarisha.
nanjye ndabyicuza. abana beza b'impanga hari abakobwa beza bati ukuntu nikundira impanga. Mana yanjye tubabare rwose uzadushumbusha impanga. Genda usigaye wigira nkaho ufite urukundo rwakurenze kandi uri inyamaswa risha wikundira amafaranga gusa no kuba naremeye kugusanga nagukurikiyeho amafaranga ndabikubwiye umuringa ikibyimbye kimeneke. Ariko nisubiyeho muri waramaze nyine umusore nabanje gushaka amafaranga rwose ncuruza amabuye y'agaciro ndanahirwa none amafaranga narayabonye umusigaye mfite n'ibirombe byanjye none urukundo rwo ntirwampiriye. Abakobwa bose twakundanye nyuma yawe nasanze nta kirimo rwose niyo mpamvu nagarutse kugushaka. Kawumva nyine yewe ntiwavugaga se ngo ureke ushaka amagufwa imbwa zizizana. Nanibeshyaga rwose amahame rero. Yewe muri humura ndabibona ibikomere naguteye rwose ntibirakira ariko ndabyizeye ninjye uzabyomora nzajya ngutwara gake rwose nkwihanganira kandi ndabyizeye uzakira. babarire cyane. Ijoro ryiza umuringa mukundwa wanjye ngaho twisinzirire. mama niba utambwiye papa uwo ari we ubu nemeje ko ndi imfubyi ariko nk'ubwo urarizwa ndajya kurererwa mu kigo cy'imfubyi aho kugira ngo nkomeze mbe muri ubu bukene. ko mwana wanjye koko waretse kuntera agahinda. ni ukuri rwose mado wibabaza mama pe yadusobanuriye kenshi ko bamufashe ku ngufu ubwo yajyaga guca indabo mu busitani zo gutegura kuri aritari igihe yari arimo kwigira ububikira. abonye agize ubusembwa niko gusezera inzira yo kwiha imana rye. mama rwose waduteye umwaka natwe bizadukurikirana. ariko nawe uyivuga gutya ngo nabateye umwaka koko. mwihorere mama. mwana wanjye vuga ibyo ushaka imana nizo ukuri. ariko se mwatuje mukiga ko Caritas bishyurira mwabana n'abandi bihaye imana bakaba badufasha kubaho muri iyi Kigali. ndakwiyamye mama ndakwiyamye nta nubwo nitwa Madarina cyo izina cy'abakecuru wanyise nacyo kiri mu binkasi. ariko mbega umukobwa mado wakihanganye koko. ngana sinihangane biki nako wararihimye wita mado mawe ndi mado nyine. ariko ibyo nta kibazo nanjye nitwaga Helena ariko kubera ko nigeze kugerageza kwiha imana abantu banyise mame ya none ryarampamye. yego rwose mama kuba ntarabikomeje nk'ibyarire wamugani wanza birimo kungaruka. wajyaga gusambana se kandi inzira yo kwiha imana. ariko mado ugezaho rwose nta n'isoni nubwo uri impanga yanjye ugeze aha pe urumva ibigambo by'abashumba ububwira mama ese ikinyabupfura wagishyize hema. bana banjye yezu mwiza yesu mwana impanga zanjye ndabakunda cyane nimumbabarire mureke gushwana dore murakuze. Madarina nawe nako mado ariko wagabanyije amahane mwana wanjye. ni ukuri kuki urimo gukurukuza amahane koko. muri iyi minsi usaba imana iguhe kuvuga neza no guca bugufi cyane pe ko birakabije. ubukene twakuriyemo bwatumye tutabona ibintu byose dukeneye none. ariko mana ariko se mwamburanye ikibana banjye ni iki nabimye ngifite ko. nta na kimwe rwose mubyeyi mwiza ngewe unumiwe pe. ese mado watewe n'ibiki byatumye udutera hejuru koko. wikwigira nyoni nyinshi nawe reba nta papa tugira nta mafaranga ntitwambara neza nk'abandi bakobwa b'i Kigali twiga dutaha urumva navuga neza nti ibyo bigutwaye iki se. kandi wasanga twarabyewe n'ikigabo cy'igikire. ariko mwana yanjye ariko se gukira nta mutima bimaze iki mado. irata mama icyo kigabo cyagufashe ku ngufu nge sinshaka no kukibona. icyangombwa ni uko tugufite wowe mama wacu dukunda nubwo ukennye uri mama mwiza ntawagusimbura. erega abakene ingororano zacu ni nyinshi mu ijuru mwaba. yego cyane uraseka iki se mado. ariko mujye mureka kutubeshya. ubu rero utegereje ubukire mu ijuru. ubukire se twaburiye mu isi tuzabubonera mu ijuru tumaze ikira. ariko wa mukobwa we wabaye iki.
reka mbabwize ukuri ubu se ayifone nziza ntaboneye mu isi reka nzayibonera mu ijoro ayifone se ni ubu se pizza nziza ntaririye mu isi imana izayingaburira mu ijoro utujipo twiza se tugezweho ariko ye udukweto n'udupira twa mukondo wazi ntegereze ngo nzabyambarira mu ijoro ariko ubwo mwagiye mureka ubwo se ni wambaye mado mwana we ko mado naho ugeze koko mwana we kuko ntunacyubaha imana iki cyakugize ikihebeye nako kuri nanjye nkamubaza mama mbega agahinda ngize ariko mado waretse kudutera agahinda reba ukuntu wabaje mama kuki urimo kubabaza mama kandi uzi ko arwara umutima ko ufite agahinda se njye warakandusha wese agahinda ufite ntakice ariko ubundi njye ufite agahinda kishi atari wowe ukitera imana yanjye cyababwira intimba mbitse ku mutima nterwa no koreka ncece ariko wa mukobwa ugeze mu irera ribi koko ana yanjye we bikira mariya kwita mado mpanga yanjye wabaye iki koko kuki wihebye urabizi ndagukunda mbwira icyakubayeho kuko ibi ndabona bidasanzwe pe ana we iyo mbimenya nako singicuza si ni iki koko ayiwe mama mbamubaye iki koko ahubwo ikintu kimbashana mu mutima we sinakubwiraga amadore ibintu ukoze kwa muganga we ni ibiki kwera jyana kwa muganga mariya mama umutima mado ntureba ko utumye mama agira kirize koko ibi ni ibiki koko mama ihangane tujye kwa muganga cyangwa umaze kubibona ko ndi inzobere mu gufata neza umugore w'inzobe nkawe muriga mwiza ndimbana karame uranyuzwe ze funguro ryanjye ndanyuzwe cyane funguro ryanjye ndetse ibyishimo bintungira umutima nibyo noneho nkunda ukuntu nyita funguro ni umutoma nabonye ugukwiriye funguro umva urindwi yuzuye pe ibitera imbaraga ibyo bakubwira ibirinda indwara sigaho di uvuga neza mana yanjye oya ndaruhutse pe gaho rero gabanya ku muziki tuganire kaburi cyago kaburi ikindi nawe ugabanyije umva rwose ndabibona nakugiriye ku ngingo z'ingenzi cyane mbega gukoresha nyakabyiza ukuntu bitanga amahoro we mbega ibanga uzi ukuntu nkunda iyo uri kumbaza niba nanyuzwe rega sinatuma umukiriya wanjye agenda atanyuzwe kandi aba yanyishyuye neza uzi ubwo naba ndi mu kazi ruvuze cyo ngiye gushaka agatanya ubundi njye nishakira ibyishimo bubyizi pe waratinze ahubwo nibyo nabonye bimpa amahoro wowe naragushimye rwose nibyo nabonye uzi icyo nkeneye muri ubu buzima nsigaje ku isi nkeneye ibyishimo gusa nta kindi reka buryo uzishime uzishime pe nta bana nkeneye nta muryango nkeneye inzobere nkawe dukorana bubyizi gusa homora tuzakorana neza nibyo ngewe mwarimu uruvuza cyuma mu bintu nzi ko nzi neza ni ukugufata neza ko bizira mbizi kurusha ubumenyi bw'isi n'amateka n'igihe yewe data we ndaruhutse n'impamo ya muntu wowe yajya wisanzura hano iwawe ni ukuri ntaho uhuriye n'iriya mbwa ngo ni irishari nashatse uzagwiriye se mana iyo ngeze mu rugo mba numva ngiye nk'ikuzimu pe wajya naramuzinutswe neza neza nuko nyine ari ifaranga rigira nabi ryatumye mushaka nawe ubundi upfa kujya unyihera ifaranga gusa nkagukemurira akabazo urabizi amafaranga mpembwa nk'umwarimu ntaho yageze umusore nkange wavize ugendana n'ibigezweho mva uriya munyarwanda ashaka gutandukana nawe ariko yarananiye pe wagira ngo sinzi ibyo yisizeyo kapu
hasigaye nkunda nk'uri kwiyahura ni ukuri kw'Imana. reka nawe se niyumve nabimubwira ntabo niyo mugirira apfa kwihumyeho. umugabo wihangana akihanganira no guhezwa inyuma y'urugo amezi angahe ubuse mukorera iki koko? umuntu kumva bigoye kumuta mu gategora. ndakunda rero muntu we njye sinyimukunda pe. ruvuza cyo ndakumva nkuko nabikubwiye. iyi gufunguro njyewe igihe nigaga mu mashuri yisumbuye naramukundaga nkamukunda nk'umusazi mbese nendaga kuzasara pe. wakunze sha yanyimye agaciro kugeza ubwo anterinda antegeka kuyikuramo ngo arashaka kubanza kwishakira amafaranga pole mama pole funguro. abagabo b'abanyamafaranga nta mutima bagira burya. iyo nkuru buri gihe nyivugira nkomeretse. ibaze ariko urugabo rwababaje umukobwa mwiza nkawe sha. rwarishari rwarantereranye ruranyitakana ndumirwa sha. ko nyine nkimara kubyara inda y'impanga nari ntwite nkazijugunya mu ishyamba ry'abapadiri nahise mpinduka ikirara mbindaya ndasambana ndasizora inda nkajya nzikuramo buri munsi. baba we ura mama icecekeresha funguro ni mami iyi nkuru iyo uyimbwiye buri gihe ukayinsubiramo utyo usuka amarira menshi nanjye numva mbabaye pe numva bimbabaje cyane. ruvuza cyo ndakumva uzaramirwa kunyumva kuma ariko ubwawe se rega ni wowe mbwira ibyanjye byose nkaruhuka. nibyo kuko wowe ntuncira imanza kandi ntunyumvira ubusa. nyine abana nabataye hafi ya paruwasi nizera ko abihaye Imana bazabatoragura bakabarerera mu bigo by'imfubyi byabo. none nyuma nabashakishije mu bigo by'imfubyi byose bya hano mu Rwanda ndababura. warahebye? narababuze sha abana banjye ntakabuze ibikoko byarabariye. ihangane ifunguro. none sha banyweye umunyababyeyi sinzongera kubyara ukundi. ngo bagukuyemo umunyababyeyi? yowe umuri akarabe egera hino sha ega amakuru urutuga barihuririra maze urirushira agahinda amafunguro ryanjye iruhurira umutima shenge sha akuyemo inda nyinshi birangira nyamabyeyi bayikuyemo. none cyari shari kiri kunyasamaho ngo ko ntabyara kandi aricyo nyirabayazana sha. utazi iby'iyo nkuru yose se mva ntikizigera kimenya ko ntagira nyababyeyi. ubu nanjye ngiye kukica rubi buhoro kandi wumva hano ngenda hari nzaguhora hafi ngo uze amarira yose warize. nibyo sha nakuyemo inda nyinshi cyane pe. mva se ahubwo ndakumva ruvuza wanjye. ndakumva sheri mfasha ntandukane na rishari vuba. niki cyakwihutisha agatanya? cyakwihutisha agatanya se reka ndebera ariko urabizi umva igisubizo ndakibonye pe. uravugisha ukuri? ubonye ikihe? umva ruvuza cyo umfasha rwose umfasha ngere ku mugambi wanjye. nyaruvuza cyo rishari sinamushatse mukunze njye namushatse mwanga cyane urabizi ntubizi? ibyo ngibyo ndabizi. icyo nshaka rero njye ni ukumuhemukira nkamubabaza nkamwihoreraho nawe akazasogongera ku gikombe cy'uburibwe nanywereyeho. humura nabonye igisubizo yewe ngaho kimwe. urabona ku ishuri mu bana twigisha hari akana k'akarara kitwa Mado. urumva nyine gafite imyaka 17 rero gaherutse kunyegera mu ibanga rikomeye cyane kambwira ko gatwite ngo kandi iyo ndigize amezi ayo abiwe ngo kandi ikindi ntikazo wayigateye.
aho si wowe wayigatera uvuze cyo nyumvira kandi vugisha ukuri ni nk'ubwiye ko kambwiye ko katazi wayigateye nyine gakuri iyi ngingo si nkwizera ruvuze cyo n'ibintu uzi yego nanjye ndiyizi sindi umutagatifu ariko njye nyine nkorana n'abantu bakuru kandi nabo bafite inote nkawe ako kana rero karashyushye kameze nabi katuye nk'ipasi abona ipasi yacamutse niko vugisha ukuri rero urumva twakifashisha tugatega rishari urumva tukamutega iyo nda nyine akaba ari we yigekwaho bakamufunga. mama nyine uru rwandiko dusanze munsi y'uru rugi tuvuye kwa muganga nicyo yashakaga kutumenyesha dusezeragaho nyine gusa hari ntubyumva. mwana we matare n'unkozi biki wirira rwose mama wirira ndakwinginze kuko tuvuye kwa muganga dusanganirwa n'ibaruwa irimo inkuru mbi koko matare na kibondo cyanjye nyituye ibi koko urangiye ngo usanze abakire bakurere niba natubwiye nawe ugiye. mama ihangane rwose reka kubabara gahinda nikica reka kubabara umuvuduko utazamuka umutima ugatera nabi tuza rwose tutahita dusubira kwa muganga ndakwinginze. reka mwana we rwose imana yabampaye ndishimiye ndabizi mama mbarera mbakunze none murakuze koko mugiye kumbera ikigeragezo. mama oya wivuga gutyo rwose ubu se mado yagiye kubahe koko ko yataye n'ishuri. ngewe ntabwo nzakubera ikigeragezo mama nzakuba hafi kandi nziga ndangiza amashuri mbona akazi keza ngo ukize gukure muri ubu buzima imana ikomeze gutiza ubuzima gusa ubundi reka kwihangana. yewe ngombe menya ahantu mado yagiye nta muntu n'umwe nifuje ko nderera abana pe. ndabyumva mama abana banjye we impanga zanjye ni mwebwe bugingo bwanjye mutariho sinabaho. oya ariko nawe mama turi batatu havuyemo umwe ntiryarema ariko mama nawe rwose ujya ugabanya gukabya none se tuzahorana ubu se nituba bakuru ntituzashaka abagabo mama ariko nzaba nabashyingiye. n'ubu rero ihangane nashakaga kubarera nk'abakuza nkabashyingira abagabo b'imico myiza basenga none ndebera amadere nageze aharyoshye atangira kunanira. gabanya guhangayika dushakishe mado nta stress mama ubwo yasize twandikiye akatubwira ko hari abakire bamutwaye bemeye kumurera tuza turaza kumenya ibyo rwose nizeye ko abo bakire baza kuduhamagara tukavugana. yawe kuri iyi nshuro ndahangayitse cyane rwose mariya we mama wihangayika pe ndumva hari ibintu bibi bizamubaho yihese nta cyamubaho muri uwo muryango w'abakire yagiye kwirereshamo iwe tuza ariko ma tuza pe ntuza iki tuza tubikurikirane tumenye ibyo ari byo neza ngo ntuzanye iki nibyo byiza mama usohoye kino noneho kandi mfata mariya we mu nda we kandi niba mba ndi kukubuza mama ugituza we ibi ni ibiki koko mana yanjye mama we mama ubaye iki ko wikanda mu gituza no mu nda koko ihangane mama mana yanjye koko ibi ni ibiki mama kandi ndi kukubuza gukomeza guhangayika mfata mariya mwana mana yanjye mama sinakubwiye ngo ureke guhangayika koko none ndebe urimo gutera cyane ubu nahise ko tuvuye kwa muganga ikigoroba nkigira ku ishuri none ndebera tugiye gusubira ku bitaro mama reka ngusubize kwa muganga ndabona bikaze bazi reka tujye kwa muganga mama uyu mwana wanjye mariya ntabwo wahora muri ibi ndeka yagira ku ishuri ndakureka bigenda gute se kandi utameze neza ntabwo wasibye igitondo ngo n'ikigoroba usibe jya ku ishuri ndiyitaho oya nta kundi mama reka tujye kwa muganga
mado karame ngahava mu modoka rero iwanjye naho twahageze reka ngufashe gukuramo ibikapu yego rwose ariko mbega ukuntu muri aba bosi we guteze mado mana we mbega inzu urimo mu nzu nziza yego ko cyakora ni nziza cyane da gusa ibi ni ibisanzwe si ibisanzwe se kugendera mu modoka nziza nk'iyi ngiyi no gutura mu gipangu cyiza nk'iki si ibisanzwe yego ko haparitsemo n'indi modoka haparitsemo n'indi iriya niyo umugabo wanjye agendamo ndabona yanaje ngize amahirwe reka nkwereke ugiye kukubera dadi rero mana we imana iranshubije we nari imaze iminsi isenga nanakoze noveni yewe iminsi 9 yose niyiriza nibaza n'ibindi ntwite nzayikuramo cyangwa nkayibyara nari nashobewe none mbonye marayika murenzi we uramubonye humura humura rwose hanyuma rero mado karame wibuka ibyo nakubwiye yego umugabo wanjye ntumubwire ko utwite uramenye namubwiye byonyine ko uri umwana nzanye ngo turere yego ikindi kandi ntubwire iwanyu iyo wagiye sibyo ariko mana uri umubyeyi mwiza urakoze ese nakuvamo ubu se nzakwitura iki guhera uyu munsi ni wowe mama na mama umbyara sinzongera kumwita mama uravugisha ko uzanyita mama ndakwishimiye cyane nanjye rwose mado wowe n'uzabyara nzabatonesha bibarenge sibyo ariko ntuzongere uhirahira gukinisha kukubagana uramenye wa mwana ndakwihanangirije mado sibyo dore hano hanze hari ibigabo bimeze nabi mami karizongera rwose nuko nuko nkuyemo isomo kandi rwose nzabubaha nzababera umwana mwiza cyane ni byiza ubu rero tugiye kugufata neza mu gihe utarabyara tugiye kukujyana mu ishuri rihenze ryigamo abazungu rwose ukigana nabo kandi iryo shuri ritandukanye kure cyane na kariya gashuri kawukene wigagamo si byiza se cyane dore rishara ahubwo arasohotse umva naho mugera imbere wahita umwita dadi sheri uzanye n'umushyitsi nzanye n'umushyitsi sheri reka tubanze tugusuhuze sava sheri sava musuhuze mado sheri ndakumva uyu mukobwa mwiza rero yitwa Madarena ese musuhuzanye bambe ariko rero ibyo babyita abakecuru we yahisemo kwiyita mado wawu mado rwose niryo ribereye umujene nkawe mado nanjye ndarikunda cyane Madarena rwose ntimuzarimpamagare dadi mbega ukuntu ufite ikinyabupfura wese unyita dadi di ntabwo mudasuhuzanyara komera sha uhobe mukobwa wawe yambiye singaho bize byikora rero ntunabikerense uyu mukobwa mado ubu ni umwana wacu kuva uyu munsi tugiye kubana hano tumurere nk'umwana wacu umwana kurera nako mado umukobwa wacu reka ngewe na shiri tube tugiye mu cyumba gato turaje wewe wicaye ahangaha muri salo rwose nturambirwe turaje ariko se ku cy'umurunga waho y'umwana we turi ubusitsi inzu bigira umubiki niko umva nkubaze imikino urimo gukina muri iyi minsi ni bwoko ki wajya untwara neza koko uzanye umwana ngo tumurere tutabyumvikanyaho nyine ikibise nkoze ni iki kuba nabonye umwana ubabaye nkamuzana ngo tumurere nagize nabi utagira nabi se ko uzi neza ko n'umukozi namwirukanye urabona tudakeneye umwana wo kuba hano ubu ni se wamwirukaniraga iki yaragutwaye iki wacyureka imishinga nakoreka ibyo tubireke
uretse ko kurera byo bitandukanye kure cyane no gukoresha. kandi wa mugabo uzivutse umugisha w'urubyaro. gute se? wanga abana ndabibonye koko, wanga abana risha. amambere wanteye inda y'impanga unegeka kuyikuramo nyikuramo. kandi byose bigaruye. waramanjiriwe, warabuze umukobwa wakwemera, niko kugaruka kuntereta nkugirira imbabazi ndakwemera turabana. none ungejeje mu rugo ukomeje kunyica rubi, ukomeje kunyica urubozo. rubi nte muri nkwica rubi nte rwose ngiye rishari narahindutse kandi ntacyo ntakora rwose ngo mbikwereke. mwishe rubi gute koko? utanyica rubi se? utanyica rubi ubu no kuba twaratinze kubona urubyaro ni igihano cy'Imana. we ntubibona? umva kubera ukuntu nkoza ku nkeke ngo nkubyarire, ikibazo ni uko ngikemuye. nzanye umwana ngo tumurere. nzanye umwana ngo tumurere. nturasubiraze kuvuga ko tutazabyarana? none ko ubona ngize imyaka 37 urumva icyizere kitari kuyoyoka. rero reka turere uyu mukobwa tube tumwiteganyirije. umurere ni ikizi ubu koko kuki utemera ngo tujyane kwa muganga ngo badusuzume barebe ikibazo dufite batuvure? umva ntabyo kwa muganga. njyewe nazanye umukobwa w'imfubyi turera, mbahaye niteganyirije, ibindi tuzabigerageza, ariko byibura dufite umwana turera. ryari si icyo wategereje se? yego nabyo si bibi, gusa nuko wabikoze tutabyumvikanyeho. gusa humura da, uriya mwana nanamukunze nkimukubita amaso. rwose sinzi ikintu cyahise kinyurukamo rwose, numva mwishimiye cyane nk'umwana wanjye. humura rwose nta na byinshi rwose tujyamo, ndamwemeye tumurire. ndamwemeye pe. uravugisha ukuri risha? ni ukuri rwose. mana nyagasani we, koko urabyemeye risha? nabyemeye rwose. data we, rishari wanjye, rishari mwiza, rishari cyusa cyanjye, uranshimishije mana we. reka ngwembe ibibizu mwa 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 mwa. umutima n'umuvuduko ndwayongereho n'ibibyimba byo muri nyababyeyi. ihangane mama, ariko nacumuye iki ku mana koko? ahundi nyine niko Imana yabishatse, ariko humura rwose. amashuri yawe mwana wanjye ni ukwirirwa unyirukaho mama, unangirirwaho ndwaje. ubuse koko bizaherera hehe? erega uri umubyeyi wanjye, none se nakwitayeho ninde wundi wakwitaho? niko madowa yanatwihakanye, abanyeshuri twigana bamubonye bambwiye ibyo, numva ndumiwe mama. ariko mana koko ubu si umujyi turawubamo dute? tuzawubamo cyane rwose mama, kuko ngo ubu yagiye kurerwa n'abakire. mbega Madarena, harya ngo we bamujyanye muri amashuri ahenze mpuzamahanga y'abazungu, njye numva cyane rwose. icyakora ubwo bamujyanye kwiga ndumva ari abantu beza da. hari udushuti twe nahamagaye kuri telefone, aba ari two tuma amakuru yose mama. tubanze yarahise anatuburoka nimero zacu ntizigicamo. adawanjye we, ikigaragara ntadushaka, mbese ntashaka ko tumwivangira mu buzima bwa gikire mama. wihorere, ntazi ko akaburana ikaboneka ari nyina w'umuntu. ariko mbega impanga yanjye, mbega umukobwa. ese mama buriya turi impanga koko? mbabarira umbwiza ukuri, ntangiye kubishidikanyaho pe, kuko uretse kuba dusa gusa nta kindi duhuriyeho na kimwe. yewe nanjye byanshanze nyine byaramweru na muhima koko. ni ukumusabira gusa nta kindi. bikira Mariya nyirimo wowe. satani itera kwinshi pe. ubu si ibi ni ibiki kuko biri kutubaho mama? ibi ni ibiki kuko? njye numiwe mwana koko, kuba narasuzuguye Imana nkanga kuyiha, kandi narayisezeranyije ko nzayikorera ubuzima bwanjye bwose ndi umubikira. nibyo biri kungaruka se? ariko mama ntikirenganya rwose. ibyo kubayeho ni impanuka, nta n'icyo wagombaga kubikoraho ngo ntibikubeho, kuko si we wabwiye kiriya kigabo ngo kigufate ku ngufu mama. mwana we, gihoresha mwana wanjye, ntabwo bizi. ukuri nibyo mama, iby'isi ni amabanga rwose. gusa ariko si ibyicuza. kuba naremeye nkabatwara, no kuba batwita nkababyara nkabarera, abakuza, ntabwo byicuza. watugiriye neza rwose. humura kandi Imana izakwibuka.
ibi bihe bikomeye bizasimburwa n'ibyiza bidashira mama. nanjye ndabyizeye mwana yewe ndakumva. niba mara kumbaga mu nda nakize tuzahita tujya gushakisha Maderina muri abo bakire. ni ukuri rwose tumubaza ibyamuteye. madoseri karame mama. ese urimo kwiga? yego mama ndimo kwiga. nuko ririya shuri mwanjyanyeho nasanze baransize cyane. ariko mbega ishuri ryiza we, mbega ishuri bambara neza, mbega ishuri barya neza, mbega abana baza kwiga bari mu modoka meza. nari nzi ko ari twe bakire ba mbere muri iyi Kigali, ariko nabonye aho abakire baturenze mama. nawe ikigabanya umugambo n'umwirato. mva ngwino hano, gira hino, ngwino wicare hano ufashe kureba televiziyo, ibyo byo kwiga bivemo. ngo televiziyo? none se mami ntiwishimiye ko ndi kwiga? numbaze byinshi yewe. nyumva neza mado. ndakumva. ndashaka ko ukurikira iyi filime. urumva? do reba ibyo kariya gakobwa gato karimo gukora. wabibonye? kariya gakobwa? yego ni kariya mvuga. nabibonye. reba ukuntu karimo kwishinza kuri kiriya kigabo. wabibonye nabyo? nabibonye. bifate mu mutwe, bifate neza. ngo kwishinja nkabifata neza? kwishinza ntabwo mvuze kwishinja. oya mami by'ubushinzi rwose. ubwo rero ukaba wigeze marayika. umva njya kukuzana hano muri uru rugo nari nakwizeho bihagije. uranyumva? uko wabagaho ku ishuri ryanyu kose ndakuzi. ikigo cyose cyagutapfunaga bufiriti, ni nayo mpamvu utazi uwo guteye inda. ko se ushaka kwiyoreka kuri iyi nda? mama babarira ntunyirukane we mama, purize ndakwinginze. inda rwose wanyijeje ko nzayibyarira hano ukamfasha no kurera umwana. nakubonyemo rwose marayika murinzi wanjye. ceceka gabanya amagambo, bivuga menshi rwose. ugomba kumenya rero ko ari mpanguye. urumva? cyo ku isi cy'ubusa fate mu mutwe. urashaka ngo ujye mbafashe iki? ariko rwose ntimunyirukane, kandi rwose amakosa yose narayaretse. ceceka ariko ceceka. mbega umunwa. mado karame nyumva. akira twenda nakuguriye. murakazi. akira twambare ndebe. murakazi cyane. ndo akira utu tujipo twose tugeze munsi y'ikibuno. urumva? rambura urebe ariko ndeba mu maso. reba ibyo ngwaye. ngaho reba n'utwo dupira natwo tugera hejuru y'umukondo. ndashaka kutwambara. mami turi segisi rwose. ariko rero twikise ibyo bya mami kwanza kubinyita ntibikiri ngombwa, rekeriye inyuta ibindi bitari ibyo. umva mado nako Madarina we, ntega amatwi. ugiye kujya wambara utu twenda. urumva? ubundi ujya ucunga ntahari wasigaranye na Richard gusa, maze ujya kumwikatisha imbere. urumva? umuca imbere ukatakate uva mujya ahandi, niyo waba nta gahunda yawe ufite ujya wijugunyisha hasi utuntu, mbese nyine uhinura imbere ye umwishinzeho, umukarangira akanyobwa bimurenge. urumva? ukore ku buryo mama iki ariko mama iki nikira nkayikorera dadi. umva we, umva akagoryi, umva amabwiriza ndimo kuguha. uranyumva neza? ndakubwiye ngo ntumvugiremo kuko sindi nyabingi. uyu mushinga nawe uteguye neza. urumva? kandi niwemera tukawukorana ukagenda neza, nzanagukiza wowe, nzagukiza rwose. ntega amatwi. ndakumva. ndashaka ko ujya uryamana n'umugabo wanjye, ubundi ukazamugerekaho iyo ndutwite. dadi uri kwigira n'ibiki? papa sura papa za mu biki? ese ubundi uyobewe ko atakubyaye?
urabizi. niba ubizi rero ibyo wamukorera byose ni nk'ibyo wakoranye n'abandi gusa uri kwigira ibiki. ariko nyine kubeshyera bakamufunga. humura nibigenda neza nzaguha imodoka nguhe n'amafaranga menshi ucuruza ubundi uzarera uwo mwana wawe neza maze utunganirwe. ngo n'imodoka naba nkize we. ngaho rero reka ubugoryi ubundi ngukize ku myaka yawe 17 gusa. Gwiki? Share sinamuhemukira rwose afata neza nk'umwana. Rero ubu nimunyumvira akakagorgira unyumviye ubusa. Unyumviye ubusa Mado. Umva wagacucu. Nubyanga nge nzakwica. Muri ngo ubanze utanze nakwica naguhitana da. Dore mbikubwiye turi babiri gusa. Nimbyumva n'undi muntu ntuzanyire. Kuri ntawe nzabibwira. Bikore kandi vuba. Igomba kubikora indikiri ntoya kuko nta mahitamo ufite. Dore irimo gukura. Mana we, mana twacumiye iki koko? Byaba ibyimba byo muri nyababyeyi kuko basanze ari kanseri mama. Ni iki koko? Ni kanseri nyine. Gusa Mariya mukobwa wanjye humura. Ndakumva mama. Humura mwana wanjye. Humura. Yezu nyiri muhe na nyina Bikira Mariya barahari. Wimumuriza mama. Bazankiza. Wimumuriza rwose. Ubunge niyebye byarangiye pe. Oya wikwiheba. Ubuse kuko ngiye kuba imfubyi. Sigare ndi nyakamwe. Impanga yanjye Mado yaratwanze. Yaransize yigira kwireresha mu bakire. None nawe ugiye kunshika koko mama. Rwose waretse kurira mukobwa wanjye. Humura ntabwo ngiye gupfa rwose. Muganga yatwibwiriye ko kanseri yakurenze mama. Yatubwiye ko bigoye ko wakira. Akaje karemerwa nyine. Ikindi kandi usanze urwaye umutima n'umuvuduko w'amaraso. None se ubwo se kuko urumva. Yewe Mariya we nahahezo na nyina mukobwa wa naramwiyambaje amfasha kubarera muri ubu buzima bw'ikigori bwoye. Rero n'ibindi azabikora. Nta na kimwe yanyima rwose. Kuva uyu munsi ni ukujya tuvuga rozari dushikamye. Tugafata n'iminsi tukiyiriza nta kabuza Yezu muwe. Tugafata n'iminsi tukiyiriza nta kabuza Yezu nyiri muwe azayinyiza ndabyizeye. Nihebye rwose pe nihebye. Ibyo byizere sinzi aho urimo kubikura. Izere yewe izere mwana wa. Waretse tugafatanya tukabisengera ariko. Reka ndeke kwiheba wa mugani. Reka dufatanye kubisengera. Ikimangayikishije cyane si uko ndwaye. N'igiki kindi mama? Ikimangayikishije cyane ni Madarena. Oya. Ubu si ko ku mukobwa wanjye impanga yawe ibayeho ite? Nzapfa tutabonanye we. Nyumvira kandi nawe uzanyemo n'ibyo gupfa koko. Siho rushyira se. Twari twumvikanye ko nta mpamvu yo kwiheba mama. Nawe nibagiwe. Umva Mariya mukobwa wanjye. Ndakumva mubyeyi. Akira iki giceri akira. Yego. Akira iki giceri. Genda ugura amayinite nyine. Wongera ugerageza umumpamagarire Madarena wanjye. Ariko nawe rwose mama uriya mukobwa yagiye ubutareba inyuma. Sinakubwiye ko yatuborotse koko. Rwose murangerageza nimero ye pe ariko na n'ubu ntaratuborokora. Ariko mbega ngo ineza iritubwe nabi we. Mama wivuga gutyo. Rwose mfite ubwoba ko nshobora kuzapfa tutongeye kubona. Oya se kandi rwose hari ikintu gikomeye nshaka kubabwira mwe. Ngo iki mama ngo ikintu gikomeye ushaka kutubwira twembi? Icyo ni igiki ko nteye amatsiko n'ukuba mama. Ugiye kutubwira papa se? Mbwira mama. Sibyo yewe. None se ni ibiki bindi?
sowe nababwiye ko namuzi kuko nafashwe ku ngufu. none se ushobora kutubwira iki tutazi koko mama? yewe ndakumva. nshaka uko twishyura dutahe. oya shaka uko twishyura dutahe. ibyo nta kibazo mama. dushaka amafaranga nzishyura ngarutse bagiye kumbaga mu nda. nitugera mu rugo wenda n'impanga yawe nisubiza ubwenge ku gihe izaza kutureba. nzahera ko mbibaganirize rero. yego mama. urakoze kumpamagara funguro ryanjye. mbese uri funguro ryanjye nyine. warakoze no kuri kungira inama. umva ko yigize igiti aka gashyano wampuje nako nagacika amahoro. nzamenya ko yahushye, nzamenya ko ari igihuhwe, nzamenya ko ari ikigoryi cyo ntazi, kitazi n'ubwenge, kitazi no gutereta. umva ni ukuri nta cyaba kirimo pe. ndabeshya se? ariko mbega ibintu kari kumukora, mbega ukuntu kari kumukarangira akanyobwa we. none ntuzi ibyo mu kanya gakoze, mu kanya gataye ikanya hasi. ceceka ariko wumva ibyo nkubwira. mva gataye ikanya hasi, karangije karunama kamuhena imbere kiyambika ubusa neza neza, ngira ngo ko paraje. uri kuri telefone? ndi kuri telefone nyine. wasetse washwanyutse. ese ubundi ninde mwavuganaga? kuki? kandi wa mugore we sinyinga ushyira amakenga. ko ninde twavuganaga? ninde mwavuganaga nyine? birakureba se? niko muri iki unshishije mu menyo? sorry nari ncitswe. ntukiza ngo dusangire no ku meza, ahubwo buri gihe uba wibereye kuri telefone, sinzi aho mama muri kuvugana. ubwo ibi ni ibiki ko kuri? niwasangiye n'umukobwa wawe ntiwaryohewe? nabonye azi kukwitaho cyane. none se wafushye wagumye ahangaha mu cyumba ngo urabizi rwose ngewe undi mugore utari wowe ntacyo twavugana. ntacyo twavugana, uwo mutima wawe urashaje di. shaje? urashaje nyine. si undi kumbajije ngo nafuye. umva ibyo nagiraga nkubwire. ni iki? ugomba kubuza amato akareka kwiyambika buriya busa, kandi akanareka rwose turiya tuntu aba yigira imbere yanjye. reka bikora unamurebera ntunagire n'icyo ubikoraho. nabikoraho yigize. uriya mwana amuzanye ngo tumurere, rero tugomba kumuha uburere. ubimubuze rwose ntabwo bikora. ariko rwose wowe se wabimubujije? reka njye naramubujije arananira, kandi wibuke ko ari wowe wamuzanye. ntumubujije wowe yakumva nibura. ari kuntera akajagari mu bwonko rwose. kugutera akajagari mu bwonko? ni ukuri rwose. disi muri nyegera sha. ndekura ariko bite byawe? ngira uko ingenza rwose. ako mu bubi nikira. igihe gishize rwose ni kinini, nibagiwe ko ndi umugabo mu rugo. vaho se nyine. sharideka ndavuze ngo mbisa ntabwo ndi inyamaswa ku buryo mpanda nk'upanda moto. nta soni. ariko rwose ndagukumbuye muri. ndakwifuza rwose mugore mwiza. ibyo ushaka njye ntabyo nshaka, urumva? gusabye kundeka. aho bigeze rwose ubona n'iseseme. nawe ariko ureba igihe nakwingingiye kandi uri umugore wanjye naragukoye ukanga. ugeze gukoresha ingufu. umva nkubwire uyu munsi turagwamiza. murebe ariko ndekurarisha. uratinyutse ko ugiye kumva ndakurarisha. iki se nkurekura uyu munsi nige nawe ntabwo uzahora umera gutya. ndakurarisha simba rutagira n'umutima. ntabwo nshobora kukurekura. uratinyutse urankubita koko. ndagukubise nyine. urankubise nta n'isoni. nagukubita se wari kundekura. kuko bigeze nawe nkubita kubera ko ndimo kugusaba kuzuza inshingano zawe nk'umugore mu rugo. ibyo birakureba. niko ntabwo urugo twarushinze njye nawe tubyumvikanyeho ntawe dushyize mu kagozi. urwo rushyi uriye ni urw'ububwa, urumva? urwo rushyi ni urw'ububwa risha. imbwa gusa itazi no gutereta. umuringa unyise imbwa koko? ndayikwezi koko ngewe rishari ndi imbwa. urantwara iki se? urantwara iki ku bukana bw'imbwa ushyira mu kumoka no mu murizo? ariko ujya kunkubita se? ujya kongera nkubite? sha urashaka kunkubita ntege imisaya?
dore ngiyi risha dore nteze imisaya kabika bikanye mu nkabari urumva dore ngiyi ndayikwegereje nkwegereje imisaya ngaho nkubita se yewe gukubise raba nkurenganyije oya nkubita ubanza atari wowe soni ubanza ufite ihungabana pe wanze kunkubita risha ndabyanze reka nze nkwereke noneho ariko mado nibyo ukora ni ibiki koko ngewe rishari menya umutwe we ako si koko mado reka nze nkwereke nkugukubise umutwe ku gikuta kugira ngo ukunde umbeshyere koko reba nk'iryo shyundi witeye koko reba iryo shyundi witeye ishyundi nyine niba urinteye wa musenzi we ngewe kandi biragukoraho risha iri ni ihohoterwa rikorerwa umugore abagore urimo kubakorera ihohoterwa ariko si ibi ni ibiki koko mama yiwe ariko se none se ugiye he koko umuri ugiye muri none se ugiye iri joro nukuri ko imana rwose ntacyo nongera kukubaza nabiretse pe dore nuko waragiye se ugiye he kwereka amagi ibyo unkoreye ngewe n'iyi nzu ntabwo nyigaruka musingira araba ubu ndaho ariko si koko wagarutse koko muri ngwino rwose ntacyo nongera kukubaza mana we mbega akazi kagoye we mbega umugore w'umugome we nanjye ngo mbonye marayika murinzi ko kwenda nyegeke kuri rishari kandi ntazo wayinteye niba ari ruvuzacyuma ari mugabo yaba ari ngarambe se cyangwa ni deni umva simbizi pe rishari ngo ufitiye impuhwe ubuze koko ngo ufungishe reka mukomangire urinde wo komanga dadi ni njyewe umukobwa wawe uje gukora iki muri iki gicukuzi kingura urakibona nako kingura nagushakaga genda uryame iyo tuzavuganije dadi oya ni ukuri ndagushaka nako nyine mbonye imbeba nako inzoka mu cyumba cyanjye inzoka inzoka se muzi y'amakara ivuye he koko irahari ibyo muri urugo ye ubanza rwatewe na rusufero ahari si gusa ndabona ari ugusenga pe ngaho reka nze gukingurire yego rwose ngwino dadi niko mado mana we ufite ubwoba wihise ngo muze ukangundira ndekura se nyine tujye kwica iyo nzoka ndekura tudasanga iducitse yewe dadi oya iki undi yaducitse kuko yahise yiruka igana hanze mbese nyine yahise mfungura ngaho rero usubira kuryama ndekura se nyine yego mana kunyuka inabi se dadi gabanya se iyo myiryo nyine ikindi kandi ubu bwenda butakwira n'uruhinja wambara imbere yanjye simba ushaka pe narakubujije niba ushaka gukomeza kwitwa umukobwa wanjye rero hindura imyitwarire yego komana cyakora ntakubeshye nyine narinje kugufata mu mugongo ngo mfata mu mugongo ntapfushije se erega mama gufata nabi bikambabaza simba mbibona se mbese dadi ibintu yagukoreye iri joro byo ni amarorerwa ntatunganaga byose ndimo kubyumva yanakubeshye ngo uramukubisera anaguta mu nzu arigenda tetwa waje hano ngo tukurere ntabwo waje kubangarika amatwi ku nzugi zacu ntumva ariko dadi ntabwo nakwihanganira ko umugore wagufata nabi kandi mpari genda wakana wijya kuryama dadi uranutse ngo ndakana kuba uri umwana se ni igitotsi ubundi se ntufite imyaka 17 nzaho nkuze zaho koze ngo ngweke ariko ye ngo zaho koze ninjye
uzajya uza aho nkuze nyine sinenda kugira 18 se nyamara nagufata neza kurenza uko ubitekereza nakwibagiza agahinda kose batewe na mami w'ishyano erega ngenda kuze nakubaka mami ndamwanga ni wowe nikundira navuze nguceceka ariko akanakumiro koko uvuga ko ibi ni ibiki ushaka kunkoresha Amado nibyo abantu bakuru ntabwo byumvikana rwose se n'ibiki Madara gukanguye ngo muvugane kuri telefone muri iki gicuku hagiye kubwira ko akazi kamunaniye Madara arantengushye Rishara umutego wanze kumushibukana sha wanze kumushibuka ariko urishara usenga iyihe mana usenga imana kibo ariko ubundi gugutu utamushibukanye no ntabwo bishoboka gusa Rishara ni muzima rwose ngiye maze guhamagara Amado ambwira ko nta cyabaye yarabinyibwiriye urabizi imbere yuko turyama uko byari byifashe urumva Amado yaratubwiye ko igihe wamaraga gusohoka uje hano Rishara yakubisitanye amaso nawe agahita yigira mu cyumba cyagahita yikingira nyine urabizi ko nahise mutegeka kumukomangira akamusanga mu cyumba ngo gahunda ikorwe ndabyibuka turese koko pepe neza ibinyoni byanze kuguruka ngo biguruka wapisha byanze ruvuze cyo byanze ariko sinavuganaga nawe kuri telefone kuko niyo hari ibyo ntumvaga neza ariko nyine yavuze ngo nyamugabo yabaye ibamba ibyo binamba arabika gusa ngo hari aho byageze amwipfusha arihwereza neza ngo aramuzonga nahabona ko yashize ngo nyine ngo asa nk'uwemeye nyuma rero ngo sinzi aho ubwenge bwavuye ahita amujugunya hanze amubwira ko ngo amufata nk'umwana warera rero ngo ntiyamukorera ibyo bishitani ariko mbega umugabo we mana yanjye koko ni Yozefu neza niyo mukapotifari yikubye hari karatsemba ndeka ariko icyo niyumvisha ni kimwe ni ukuntu uwari Salomoni yahindutse Yozefu mbere Rishara ariko uramuzi yari kajipo reka naho yabonaga ijipo yanitse yarabanzaga agahagarara akabaza nyirayo yamumenya akamwirukaho tiritiri kandi mpaka yashyirwaga mwami ubu yahindutse ate koko mbega umugabo gutunze mbese yanoranaga ijipo na nyirayo uko ubivuze baba we none Delila yananiye Samusoni wo kanyagwa nyamara rero turimo gukina mu bikomeye nubwo twakwisakurijwe twagira iki turi gukina mu bikomeye se ibintu tubijenjekeye byadukoraho Rishara agomba afungwe iriya ndigomba imwegekweho ibyo byanze rwose ruvuza cyo kuko wagira ngo Rishara baramundoze oya iteka ryose abantesha umutwe ngo ninjye yashaka ngo guhitamo nukuzinukwa oya ngo yamaze kumitamo nk'umugore we rero ngo hehe no guhirahira ajya mu bandi bagore nagatangaza pe ubuse koko iyi misiyo ko ari indyankurugera neza Samusoni ananiwe Delila neza ngerira sha ntabwo rinkira reka sha reka nsubire mu rugo ngiye kuryirukana nshaka undi unkorera misiyo hato katazanamvamo numvise ari akajibwe gusa se ariko ubundi byakananije iki oya uretse ariko twongere tumuhe andi mahirwe kise rwose iyi misiyo ni Mado uzayikora kandi azayishobora nta wundi wayikora ngo ayishobore namukuyoboye wo mwizeye Mado n'umuhanga rega sinzi ukuntu uyu munsi byagize biramutaruka koko Mado mba numva wamutsimbarayo aho si wowe wamuteye inda rero uvuza cyuma ashwi byimurira abagore mukuze nk'amwe mukanyera amafaranga ndabizi neza kwiyegeriza akana nka kariya kari munsi y'imyaka 18 ko ari gukomanga kuri gereza nubwo yabura umunsi umwe ngo ahigire ntibagusonera reka kandi nawe mba mbona wabindyarya ruvuza cyo gute se ndyarya gute ngembe ndyarya gukemanga nyema ariko sura gute ubundi utanyizera ishyunda naryo riri kundya biranyisheye ihangane urugamba turiho ni rworoshye kutangira ngo mubeshyere ko nkubise hari wajya kubiregesha
yewe ntibyarya we burya nawe nta burambe ugira ibyo nta ngufu byagira tegereza tumukenyeze rushorera kuki ngaho rero nzanira utuzo nkandira ishyundu ibindi turaza kubireba yewe bana yanjye ariko njye umwanzuro ndawufashe rwose ngiye gusubira mu rugo kare gakobwa nkirukane katarabizambya ibi ni iki baranyirukanye abakire we ihangane mado ihangane rwose impanga yawe mado ihangane mwana mama ndakumva mbabarira rwose nawe mpanga yanjye mariya ukuri kw'imana twarakubabariye narababaje nigira akarara none ndabagarukiye mado ndishimye rwose cyane imana ishimwe sinari nzi ko wagaruka birangiye utugarukiye nk'aho mwana w'ikirara yo kaze neza mwana wanjye nakumvaga mu makuru gusa ngo ntugikoze ibirenge hasi ngo ubarizwa mu kirere nk'abandi bana bose bo mu bakire mbega ndishimye ni ukuri ibyo bireke mariya mukobwa wanjye icyangombwa ni uko impanga yawe umukobwa wanjye agarutse wakaza neza rwose madare kuko n'ukuntu yatwiciyeho n'ukuntu yatubabaje mama oya mwana wa inabi ntikiturwe indi bana banjye nabahaye umurage w'urukundo mugomba kuwusigasira turakumva mama nari narihebye vuga nzapfa nongeye kukubona mwana wanjye watangiye ibintu byo gupfa kuko none ubwo nkubonye wenda kanseri n'umutima n'ibishake bimitane oya mama oya wivuga utyo turagukeneye rwose urakaza neza rwose rwose rega nanjye ndihebye sinzi nako iyo ni ibiki ubaye ikimado nyagasani ayiwe bikira mariya we ndabigirane we ibi ni ibiki niko mado ibi ni ibiki ibyo nakomeje kwitegereza ngakeka si byo oya mama ni ibiki waketse mama yewe nta kabuza nibyo we ibiki mama ariko reka byakire rwose mama ni ibiki kuhego mado ntubihakane rwose iyo nzobe watamuye n'ibyo birenge watangiye kubyimba n'uwo musatsi w'imbere watangiye gupfuka nta kindi bihatse uratwite nakabuza uratwite mado uratwite rwose ntabwo byabaho mado ntabwo nshidikanya rwose kuki waba warabuze ubwenge reba uko kuntu ari ukambwa ngo iki mama oya mado nanjye ngo ndaho narareze ngo mfite za makobwa oya mama wivuga gutyo nawe koko nibi munyituye bana banjye mama ariko njye sindimo kandi mado nakubuzaga kwishinja ku bahungu twigana na bya byarimo bitwigisha bitagira n'isoni ukajya umbwira ngo uzi ubwenge ngo uzi kwikingira none dore ibintu bikubayeho mari koko wari uzi ko impanga yawe ijya mu mafoto urabimisha none se mama n'ukuntu mwizera mbega ibyo nkoreye we kuki utambwiye ko agira imico mibi ku ishuri yari yarambujije kumunega kandi sinari kumuvamo ari impanga yanjye mama nagombaga kumubikira ibanga muto ihangane oya cece kutubwire uhumura narakubabariye mado mpanga yanjye ngaha kira utugurira hano sheri yewe simbyumva we simbyumva ibirimo kuba muri iyi minsi ndashaka kumbwira ibintu umazemo iminsi byose ku murongo urumva amatari kuko ndabona narigeze nkumenya mbwira ukuri nta na kimwe umishe ese iyo nda ninde wayiguteye naho umaze iminsi uba wagiye kurerwa mu bakirema wese ntabwo mubi ye baba we nyine
ndakeka nka 5. ngo bangaye yesu na mariya we n'ibiki koko ngo 5 ariko mana yo ni ibingibi nari ntegereje burya wakirigizwa na benshi koko madari upfa kuvuga mu bake basaba wibuka we mbega iryo ngucije ninde ko nibuka se tubwire gusa nyine kudashobora ngo uvuge se harimo batwigisha ngo bande ariko abarimu b'iki gihe we niba rutema yeze tujyane ku ishuri aka kanya tugende itegura tugende nubwo ngo ariko bagombe babyishyure. rwose diregiti ntabwo ari njyewe pe sinigeze mukoraho n'impamvu ngo ntabwo ari wowe mwamamagarijeho mu biro ntimureke nigendere kuko uriya mukobwa ugenda ujya he umubyeyi wa madavanye hano nawe banyereka ibisubizo by'ibizami byo kwa muganga bigaragaza neza ko atwite numva nkubiswe n'inkuba nanjye kwiga ukubise nanjye niko inkubise yari inyanuye nanjye ukwiga ukubise niko inkubise ntumijeho ngo nzi ugira icyo ubimbazaho. ntabwo ngiye nakujenjekera wumvise kuko gusambanya umwana utarageza ku myaka 18 ni icyaha gihanwa n'amategeko. ibyo ntabwo wari ubizi amategeko ahubwo nahise mbohereza no mu biro by'umugenzacyaha. hanyuma rero abarimu bose yashyize mu majwi ndabashaka hano mu biro byanjye nabo reka nze mbahamagare mu nsobanuro. ariko rwose ntibizemo ubugenzacyaha rwose nyizera n'ukuri rwose igihe ntabwo nigeze mukoraho. ngo ntabwo wigeze ugira utegwa ntabwo wigeze umukoraho ruhinja hari undi ruvuza cyuma hano tugira utari wowe bigaterwa n'icyuma icyo ari cyo. wowe yakomeje kugushyira mu majwi cyane hamwe na mugabo mwarimu Deni Joseph Ngarambe mana abarimu banjye murantengushye rwose koko mugatinyuka nta soni cyakora koko kame ka muntu n'umutima we nabo ntakekaga. ariko rero diregiteri amado rwose urumva ko ari akaraya nta karaya pe urumva kuko katari gufomboranya bato rwose ngewe aranambeshyira rwose nigeze mujyana iwanjye nta n'ahantu twahuriye habe yewe no mu gihuru reka iby'ibihuru se ninde ubikobajije ntawe none se ariko nyine nabyo mushobora kubimbaza mbaye mbisubije kare. kandi koko nigeze kubyumva sha nigeze kumva babihwihwisa ngo ujye ujyana abanyeshuri b'abakobwa mu bihuru ngira ngo urumva none urumva atari byose oya kuko siniyumvisha ukuntu umusore nkawe wasokoje icyanwa wambara neza wakora iryo bara koko none koko shari ibyo ntabyo nakoze bwana muyobozi rwose bwana diregiteri kariya kana ni akaraya sibyo ni akaraya kagenda kinyanyagiza. ngo kagenda kigira gate ni akaraya kagenda kinyanyagiza ahantu hose mu banyeshuri n'abamotari bo mu mihanda barakaza ndetse yewe n'abakarani kose kagenda kinyanyagiza kisandaguza uretse ko anagaragara nk'ukuze rwose diregiteri nta soni ese ubwo uracyavuga hanyuma rero ubwo ibyo biguha uburenganzira bwo kumusamanya kandi umwigisha subiza nawe ngiye nasambanye diregiteri rwose nawe nasambanye. tegereza ibyo urabivugira imbere ya ribu urabivugira kuri ribu ngo kubivugira ngo kuri ribu nyine ariko se kutanandabuye hakiri kare ngo nturuke diregiteri. ntiwumva ko wishinja icyaha ariko rwose barambeshyira bwana diregiteri. njyewe ibyo ntabyo nzi ubigaragaze mu bugenzacyaha kuri umwere ahubwo reka ntumizeho n'abariya bagenzi bawe muri kuvugwa hamwe muri iki kibazo ahubwo bari gukomanga iyo ni ribu ishobora kuba ije kuko ngo ribu hano naho uri umugome umuntu w'umugabo wabyaye agagambanira undi aricyo koko wowe si byakorera uriya mwana nawe wari unyihishemo.
winca mu ijambo ni ukuri kwimana mbabarira ceceka mbanze mvuge yewe cyakora umuriro wanunguye sinari nzi kuri mubi bigeza kuko washatse kuntega amaga umwana w'imyaka 17 ngo mfunge rwose nimumbabarire nimurisha urabizi ko ningiye wo kwisabiye ngo tuzane hano mu bitaro gusa w'umuryango imbabazi rwose nimumbabarire kandi rwose nimunyize gufungwa ni ukuri kwimana yo mu ijuru reka nce n'umusaraba nkurenge ndahinduka mba umuntu mushya mbabarira ndakwinginze mbabarira kukubarira tufuringo mbabarire koko mado mubabarire mado mwana wanjye igikwiye ni ukubabarirana abantu b'imana rwose mubabarirana mama uri kuremba cyane pe mama muraremba cyane oya humura ndamera neza mama wikihagararaho rwose ntabwo umeze neza kuva twava mu kibazo cya mado ku ishuri no kuri ribu urabizi twahise duhitira hano mu bitaro kandi rwose warushijeho kuremba mama ariko rwose nawe mari rwose singuciye mu ijambo ariko nyine ngingira impanga yawe uri umubyeyi mubi rwose ni ukuri nabahamagara warahemutse bose ngana mu bitaro mbasaba imbabazi mbabarira rwose warahemutse pe umuri waramemukiye ukuntu nyikubona nakwizeye nakubonaga amamarayika murinzi koko nta kintu washakiraga kitari kunkoresha ibikozasoni n'ubugome kandi nanjye narakwiyumvagamo nka mama ni ukurongera nyiyumvemo mado sinzi impamvu numva nyigufitiye impuhwe nagakwiye kuba nabuze nawe ibyawe byose mu bugenzacyaha wa mugome we bakagufungana na baruvuza cyuma ni nawe wamuje nawe wambabarira ntufungishe koko ibyo nagukoreye ni ubugome ndabizi ariko pe umukecuru mama mado mumbabarire rwose ndabasabye ndimo no kureba izi mpanga zawe zikanyibutsa byinshi nkumva rwose ngize agahinda kenshi mumbabarire ndabinginze pe sinkwifurije gufungwa ariko nukwiye kubana nanjye muri njyewe rero nshimishijwe n'uko uyu mugore adusabye imbabazi kuri nzi ko yakumutera umwana wanjye wimufungisha nubwo yabaye umubyeyi gito mama umugore ufite umugabo mwiza ariko ntushobotse ariko nanjye nisubiyeho umukecuru rwose reka guca umukecuru mu ijambo yifitiye intege ntabwo nongera komeza arata mukecuru urakoze rero ikintu nifuje kubwira impanga zanjye turakumva mama nabona ubuzima burimo kuranga mwe musohotse ngiye kuvuga umuryango gusa rwose nanjye natwe turi mu muryango kuri rwose kuko nari narasezeranyije amadudu kumubera nk'umubyeyi nkamurera n'uwo nyine azibaruka rwose kandi nzabikora ese murumva tutari umuryango ihangane mama wa mugore we wose nkwizeye gusa nta mahitamo afite ihangane ubuzima bugenda bukendera we mururamira neza rwose komera mama komera cyakora wa mugabo we ndakwizeye nyuma yo kumva ubuhamya bwa mado atubwira ukuntu wamubereye imfura umubyeyi mwiza urazi uyu mukobwa wanjye igihe nzaba ntakibuza oya ariko ukomeza kuvuga gutya mama uracyariho kamena ibanga amaranye igihe kinini mbere y'uko agenda umubyeyi rwose ndabikorera mama uri kuntera ubwoba ugiye mama utangiye no kuroga se ntigira ubwoba mpanga zanjye murasingiye aka kanya n'ahantu ujye mu ariko niyo maherezo
mw'abantu mwe rero numvaga nababwira mukisohokera ntagira icyo nibwirira impunga zanjye ariko rwose namwe nimushaka muguma mwiyumvire n'ubundi nta n'icyo nanyira ntacyo nyiramira turi umuryango pe wenda namwe ibyo ngiye kuvugira hano mwakura isomo no kuba mwarahuye n'amado mukaba mwanaje kudusura hano mu bitaro tukamenyana buriya hari impamvu yarabikoze buri mpamvu komera mubyeyi tubwire turakumva rwose rero ubusanzwe yitwa Helena asanzwe ku izina rya Mameya kuko mu bwanjye nagiye kwiyimana biza kurangira nsinzwe kubera aba bana banjye b'impanga turabizi mama kandi wagakora mbabwira ibyambaye ubwo nari mfite imyaka 25 igihe nari muri novensiya yiga amasomo anegurira kumubikira ese mama hari ibindi byakubayeho tutazi mado nawe tega amatwi uratumva urabona twaba tudateze amatwi gusa abana mwe nanze ko napfa nkabasiga mu rujijo kumubwira gukunda umubyeyi w'isugi wabyaye impanga iki mama byumvikana rwose urabeshya mama byashobotse bite se mama nuko nabisinibukije nyine igihe narimo nigira ubukira nagiye gushaka indabyo zo gutegura kuri aritari mu busitani hafi y'ishyamba ry'abapadiri inyuma y'ikigo cy'ishuri cy'ababikira cyabaga hafi aho ngaho icyo gihe rero nageze mu gihuru ni impinja ebyiri ziryamye urabeshya ureba amadodo muri iryo shyamba kikagufata ku ngufu maze utubwire ceceka aho ariko amadodo ceceka aho dukomeze tubwiye mama komeza mama narababeshye mwana vugisha vuga iby'ukuri rero vuga iby'ukuri nuko aho mu ishyamba wagize ute natoraguye impinja ziteye ubwuzu impinja mu ishyamba hafi y'ikigo koko cyahagana hehe cyitwa nk'iki icyo kigo vuga mama yawe icyo kigo cyitwa mama yavuga rangiza kubwiza impinja zitwa ngo imari ntabwo icyo kigo cyitwa ugira umutima ukomeye data we nanjye sinzi ibirimo kumva ngo iki umutwe urasadutse tubanze kumwumve ceceka twumve mama abana mwe barabagiranaga uburangaje bwa bikira mariya muteye ubwuzu n'ababeshye nimwe mwahagaritse urugendo rwanjye rwo kwimana nkibabona nahise nkora ikimenyetso cy'umusaraba navuga ni ku isaha cyangwa ibikorwa by'ibihomora ubundi mpita mbaterura niko guhita mboneze ya kigali nuko n'ababyeyi banyu oya mama nanjye mubera abana mbarera ndisugi nka bikira mariya iri banga rwose nari ngiye kuripfana kuki waduhishe ibanga nk'iri koko madokomera rwose kandi reka turakarira mama ukomeze utubwire mama turakomeza komeza no ko Elena we narondogoye naribwiye nti kurera abana nabyo ni ugukorera imana gusa nabikoranye umujinya mvuga nti
niyo munsi y'ibibi yataye abo bana beza nk'aba ntizigera na rimwe bacigera ndanzura n'inzemera mfe ntashatse ariko ndereza impanga data we usohoye kurize amenyageze niwe kamera k'ibyo mfite hano twereke mama kandi komera humura nta hantu cyane mbega inkuru imaze ku mutima reka ndire mu isakoshi harimo iki dore nabibitse neza uko ibimenyetso harimo iki turebe ibyo wabitse ibyo ari byo reka mbereke ibyo mfite hano mu isakoshi nabibitse neza kuko ni ibimenyetso reba data we iki ni igitenge fungura neza ndebe nicyo mwari muryamyeho igitenge cy'ivi yewe data we iki gitenge ni cyiza aka ni agapapuro kari kanditseho amazina yanyu ndakabonye ndakamenye we igira amarengero ijuru abana bazitwa zahabu na diyama hanyuma ku rupapuro hari hateretseho n'aka gakomo k'umuringa ndakabonye ndakamenya diyama na zahabu bigenze bite se kandi bigenze bite muri ayiwe arirutse nimumufate nyamuna ndarikoze we ibisa bihuriye hewe none se waba uri nyina w'izi mpanga se niko yagaruka waba uri nyina w'izi mpanga ayiwe ahubwo na mukecuru yikubise hasi umuringa ugiye ariko wowe guma hano garuka tubanze dufashe aba bantu rwose baguha igihugu hamagara muganga azadufashe rwose ngo ni impanga zacu ariko si ibi ni ibiki koko mboneye ahangaha ariko si abaganga b'ahangaha bo bari heko muganga we nimutabare rwose abantu baradupfanye muganga nimutabare ariko dore abantu baradupfanyemo kagira imana nimuze mutabare madamu ubaye iki babarira we ibyo bintu byose sinshaka kubyumva sinshaka kumva ko uyu mugore wiyahuye ari mama sinshaka kumva ko wowe urimo kunsomera iyi baruwa yasize yanditse uri papa ibyo byarenze mari gusa ngiye namaze kwizera ko rwose we n'amado muri abana banjye nubwo tutarakoresha ibizamini bya DNA ariko muri abana banjye pe kuki kuko imana yemeye ko duhura ko yari ibizi ko nta kindi cyiza turi bikuremo uretse ibikomere yireka kuduhuza koko reka mu kinyarwanda baca umugani ngo ubumwe buranuka niba udashaka ngo usomere urwandiko umurungi yasize yanditse akarusiga mu modoka ubundi akiroha muri Nyabarongo akiyahura reka tujye kureba mama na madamu barwariye mu bitaro ubundi nyine dutegure n'imihango yo gushyingura mbega inkuru mbi we cyakora nyuma yo kumva iyi nkuru nanjye sinjye muri koma cyangwa ntekereze kwiyahura nk'uko abandi byababayeho ubanza mfite umutima ukomeye pe yewe byo ufite umutima ukomeye uri umugabo uri nkanjye niyo mpamvu nakuzanye hano rwose mu rugo ngo ngusomere ibiri muri iyi baruwa tumenye ukuri rwose tumenye n'ibyo dusobanurira inzego z'umutekano mfite ikimwaro pe kandi byose ni njye nyirabayazana ngaho mpfa kunsomera ariko mani iyi si ni mbi pe iyi si ni mbi yanditse ngo ndakumva nkimara kubona ibyahuriranye ngahura n'impanga zanjye nabyaye nkajugunya mu ishyamba nahise numva nakwiye kubaho
nsanze igihe kigeze ngo nduhuke ibibazo by'isi. ngo uruhuke? niko yanditse rwose. nkurikije ibyo nagukoreye n'ibyo nakoreye Mado, ntazi ko ari umukobwa wacu. bibaze ni ukuri. byanteye ipfunwe n'agahinda. Mana we, rero sinkwiye kubaho kuko ndi umugiranabi. ariko nuko umugira nabi nabyo ni amahitamo. ni amahitamo ariko mabi. reka nkomeze. akomeza agira ati dore amaraso twamennye dukuramo inda aratugarutse. arakomeza nanone, Risha uribuka intera inda niga mu mashuri yisumbuye ukambwira ko udashaka kubyarana nanjye. ukampa amafaranga ukantegeka ngo nyikuremo. nawe uri umugome rwose. ariko se buretse mukomeze ngusomere. burya sinayikuyemo kuko gukuramo inda narabitinyaga. arakomeza akavuga ngo narakomeje ndayihisha kugeza nyibyaye. Mana koko, niba uri na papa koko nawe uri umugome. njyewe se umva ibintu mwakoze koko. bisaba imbabazi rwose. imbabazi mukwiye. ngaho reka nkomeze nyine nsome ibaruwa ya mama wawe. igihe cyo kubyara cyarageze, ntoroka ikigo njya mu ishyamba ryari inyuma y'ikigo hafi na paruwase, ndapfukama ndabyara. Mana yanjye, mbyara impanga nziza z'abakobwa. yego koko ni beza pe. nasize nziryamishije kuri kiriya gitenge wabonye mamiya yasanze. nsigaho n'agapapuro kanditseho amazina yabo ariyo Zahabu na Diyama. ukuntu yari yaratwise amazina meza disi. meza cyane pe. yagize ati hejuru y'urupapuro rwanditseho amazina narambitseho agakomo wari wampaye gakoze mu muringa kanditseho inyuguti zitangira amazina yacu arizo U na R. ubwo ni umuringa na Rishari. niko guhita nsubira mu kigo. uyu ni umwanzuro wangoye gufata. impanga zanjye nazitaye mu gihuru hagati y'urupfu n'ubugingo, mvuga nti inyamaswa zizabarya cyangwa se imbeho ibahitane, cyangwa se Imana ikora ibitangaza hagoboka umuntu atabare. genda uri umugome gusa, nako mwese muri abagome. ihangane Mari. impamvu nasize mbise amazina, nakekaga ko wenda umuntu nabatoragura azabajyana mu kigo cy'imfubyi akabarera, hanyuma nanjye nkazajya kubashakisha mbaririza amazina yabo. nabise Zahabu na Diyama kuko ubucuruzi bwa ya mabuye y'agaciro ukora kuva ukiri umusore nibwo bwari bwagutwaye umutima. uranyumvira koko? waburutishije ubuzima bwanjye n'ubw'impanga zacu. Mana yanjye muri abagome, mwahuye mwembi nta mutima mugira nta kindi. Mariya mwana wanjye, nanjye ndicuza pe. ahubwo icyasubiza ibihe inyuma. yakomeje agira ati nyuma yo kurangiza amashuri nazengurutse mu bigo by'imfubyi binyuranye mbaza niba nta bana b'impanga barera bitwa Zahabu na Diyama. hose bambwiye ko ntabo. kumva ko bapfuye byanteye kwihaba, mbi ndaya butwi ndasambana ndakutura pe. inda nkajya nzikuramo buri munsi, birangiranya ababyeyi yangiritse bayikuramo. amaraso y'impinja niyo nzize, ndapfuye murabe. Yesu we, Mana yanjye, ibi ni ibiki koko? kubera iki wabyemeye kwera? Mana yanjye, nabanaga n'umugore utagiranye ababyeyi. amaraso y'inda nagiye nkuzamo abakobwa, ubu niyo nzize. Mana we. muri uyu
mukino amaraso arasama wanditswe na Niyonteze Fiacre mwumvisemo umuringa mwakiniwe na Karangwa Liliane, Rishari mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix, Madalina mwakiniwe na Maria Olive, Maria mwakiniwe na Mukira Subize Ernestine, Mameya mwakiniwe na Maria Cecile, Ruvuza Cyuma mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, naho wabakiniye directeur ni Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico.